tubaye ikaze nanone ku rubuga rwa www.click-rwanda.com. Iyi ni YouTube channel yacu yitwa click-rwanda.com. Iki kiganiro cyitwa Business and TV Show. Business and TV Show ni ikiganiro cyagenewe kwamamaza business mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko wakwamamaza business yawe mu buryo buhendutse kandi butanga umusaruro. Business yanjye. Business yanjye. Business yanjye. Business yanjye. Uko mubizi rero wabuze umuranga yaheze mu nzira nyuma. Bishatse kuvuga ngo niba ufite ibikorwa ukora kugira ngo ugire abakiriya ugomba kubimenyekanisha. Uyu munsi rero uko nababwiye muri iki kiganiro Business and TV Show, mbere ko tuzakora andi ma episode kugira ngo tubanze turebere hamwe ese ni iki wakibandaho mu gukora imenyekanisha bikorwa by'iyo serivisi cyangwa se bya business yawe mu buryo bworoshye kandi buhendutse. Uyu munsi ikintu cya mbere tujye kurebaho, abantu benshi bagiye bahura n'imbogamizi. Ukaba ufite business yawe, ukaba ufite ikintu ukora, ukaba ariko udafite amahirwe cyangwa se uburyo bwo kukimenyekanisha. Ukavuga ati bisaba kwamamaza, bisaba amafaranga menshi, kwamamaza bisaba ibindi bikorwa byinshi ndashoboye. Yaramubwira ngo ukurikire iki kiganiro. Muri iki kiganiro uraza kungukiramo ubumenyi bw'ukuntu wakora marketing cyangwa se imenyekanisha bikorwa rya business yawe mu buryo bworoshye buhendutse kandi butanga umusaruro. Ku munsi rero, kuri uyu munsi ingingo ya mbere ngira ngo tuvugeho. Ingingo ya mbere ndaza kubishyira mu ngingo zigera nko muri eshanu. Ingingo ya mbere wakibandaho cyangwa se ikintu cya mbere cy'ibanze ugomba kureba iyo ushaka gukora marketing yoroshye kandi ihendutse yatanga umusaruro. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kurebaho nicyo twita mu cyongereza targeted audience cyangwa se targeted clients. Abakiriya ushaka cyangwa se abantu ushaka kwamamaza business yawe ni bande. Ikintu cya mbere cy'ibanze urabanza ukareba se business yanjye igenewe bande. Ni bande nyirizina ngomba kwamamaza business yanjye, cyangwa se ni bande ngeneye ko bagomba kumenya business yanjye. Iyo umaze kumenya abakeneye business yawe, nabwo umenya aho ugomba kuyigezaho. Kuko urugero, ntabwo bafite business yo gucuruza. Urugero twatanga ngaha mu kumenya se ni bande nkeneye gukora marketing. Urugero, nimba ucuruza imyenda, ugomba kwanza kumenya se imyenda ncuruza ni bwoko ki. Ni imyenda y'abadamu, ni imyenda y'abagabo, ni imyenda y'abantu bakuze se cyane imyenda y'urubyiruko. Niba ucuruza imyenda y'urubyiruko, ese ucuruza imyenda y'abantu guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 30. Ese abo bantu ni iki bakunda gukoresha cyane ku mbuga nkoranyambaga? Se bakunda kuba bari kuri Facebook, bakunda kuba bari kuri WhatsApp se, bakunda kuba bari kuri Instagram se. Ikindi kintu ahita umenya ko abo bantu umaze kumenya ko ari abantu b'igitsina gore bari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30. Umaze kumenya se umwanya wabo munini bawumara iyo bari kuruka, bawumara bari gukoresha iki. Nisanga bareba filime, uzamenya ko wakora marketing muri filime. Nisanga bari kuri Instagram, uzamenya ko wajya kuri Instagram ukaba wabona. Ikindi ugomba kumenya ese iyo bashaka kugura imyenda, bashaka kugira ngo baberwe, bashaka kugira ngo ni iki bese bibandaho. Banza ukiga imiterere y'abantu ugomba gukorera marketing. Iyo ni ikintu cya mbere, ni ingingo ya mbere yagufasha kuba wakora marketing mu buryo bworoshye kandi bwihuse kandi bikakubyarira umusaruro. Birita gutakaza imbaraga nyinshi mu bintu bitagufitiye umusaruro. Numara kumenya se ni bande nkeneye, bizagufasha kumenya uko wakora marketing. Ingingo ya kabiri ni wamenya uramutse ushaka gukora marketing yoroshye kandi itaguhenze cyane, ni gukoresha social media. Kuko twabimenye muri iki gihe isi igeze mu gihe cy'ikoranabuhanga, abantu benshi birirwa ku mbuga nkoranyambaga. Urugero, mbere bajya kwamamaza bamazaga bakoresheje ibyapa ku mihanda, ariko kuri ubu ngubu iyo urebye ikigero cy'abantu bakoresha ibyapa cyangwa se basoma ibyapa biri ku muhanda n'abantu basoma inkuru bakuye kuri social media, usanga ibyapa byaragiye hasi cyane, batabiha agaciro cyane. Kuko nk'ubu ngubu ushobora kumaza icyapa cyegeranye n'aho ntuye simenya ibintu byanditseho, ariko ibintu byo bicara ku mbuga nkoranyambaga byo ndabibona. Kuri uyu munsi rero umuntu ushaka gukora marketing yoroshye kandi itanga umusaruro byihuse, agirwa inama yo kuba nyuma yo kumenya ese ni bande nkeneye, targeted audience, ni bande ngomba gukora marketing, agirwa inama yo gukoresha social media. Social media rero uzikoresha gute? Social media twabonye ko muri iki gihe niyo channel cyangwa se ni media, niho hantu wacisha ubutumwa bukora cyangwa se bukagenda byihuse. Dufite social media zitandukanye, dufite TikTok. Niba ushaka urubyiruko cyane cyane rw'igitsina gore, n'ahandi wabategera ni kuri TikTok. Muri iyi minsi barimo barakoresha TikTok cyane. Ucuruza imyenda wakoresha TikTok mu gucuruza, ucuruza ibikoresho by'ubwiza wakoresha TikTok mu gucuruza. Niba ushaka wenda nk'igitsina gabo cyane cyane abantu bari mu bintu by'amazu, imodoka, wajya kuri YouTube, wajya mu mafilm, wakoresha social media zitandukanye. Muri social media rero dufite Instagram, dufite Facebook, dufite Twitter ndetse na WhatsApp. Hari abantu batazi ko na WhatsApp bayikoresha mu kwamamaza. Dufite WhatsApp channel, WhatsApp groups,
gukoresha status nabyo ni uburyo bworoshye wakoresha muri WhatsApp wamamaza. TikTok gukora reels, short video, guhostinga, ndetse no kuri Instagram naho dufite meta ads, uburyo waraninga ama ads ukoresheje vision ntoya cyane, uburyo wakegera aba influencer, uburyo wakegera ibigo bitandukanye byamamaza harimo na click1.com, biba bifite abakiriya cyangwa se abantu babikurikira bari specific kuri icyo kintu ukora. Urugero nimba ushaka kwamamaza business yawe, ushaka kugera kure, ukareba se muri social media yanjye biracyari hasi, ariko se niyo nakora collaboration kugira ngo nzamure aba followers banjye ba social media yanjye kugira ngo nayo ibashe kugera hejuru. Tuvuge wenda urugero, niba ucuruza ibikoresho by'ubwiza, ntabwo uruza kujya gukora ntabwo wajya gukora collaboration, ujya gukora collaboration n'umuntu niba ushaka ko abakiriya bawe bamenye ibyo bintu, ujya gukora collaboration n'umuntu utari ufite aba audience batari interested muri ibyo bintu. Nawe tukareba ese ibintu byanjye nkora mbere yuko bamenye ba bantu ninde wundi umuntu wundi kuri social media wamfasha gutambutsa ibintu, se abantu bakurikira uyu muntu ni ibiki bakunda cyane cyangwa se bari muri level, bafite imyaka ingahe, batuye ahagana na location yabo nabyo ari ingenzi, location yiwe ni iyihe cyane. Social media rero ukoresha short video ugenda ufata, reels, short video cyane kuri TikTok na Instagram, twamamaza business yawe. Turabona utuntu ugenda wikorera wibereye mu rugo, wibereye muri business yawe, ugashyira kuri social media, aho kugira ngo ujye ufata ama reels, ufotora ibiryo wariye, ufotora ahantu wagiye, gerageza ushyireho na business yawe, uvuga postinga, nimba ukunda gupostinga inshuti zawe zipostinga, ariko ugivangamo ushyiremo na business yawe kuri social media. WhatsApp ufite abantu bagukurikira, barane bo bakorera abakiriya, Instagram ufite aba followers, TikTok ufite aba followers, gerageza ushyiraho na business yawe. Ikindi kintu cya gatatu rero wamenye, cyangwa se n'ingingo ya gatatu mu buryo wakoramo marketing yoroshye kandi ihendutse, uko wakira abakiriya. Iki ngiki tuvuga ijambo ry'umunwa wawe, aha turabyita n'ingingo twita ijambo ry'umunwa wawe. Ijambo ry'umunwa wawe rero wavuga se ijambo ry'umunwa wawe gute, ibi ngibi bizamo gute muri marketing. Ijambo ry'umunwa wawe ni ukuvuga ngo uko kuryoshya cyangwa se kuryoshya umukiriya umwe bingana no kwamamaza ku bakiriya 10. Ubwo ni ukuvuga ngo uko wakiriye umukiriya, amagambo akoresheje umubwira, amagambo yonyine ntituragera kuri serivisi, amagambo yonyine wamubwiye ukabona niyo yaba ataguze, uko wamwakiriye, ukuntu wagiye umuganiriza, ibintu wagiye umubwira, ibiciro wamubwiye, ibyo ni ibintu byaguhesha kwamamaza. Kuko umukiriya umwe ashobora no kutagura, njye nshobora kuza ukanyakira muri business yawe, ukanyakira ukama serivisi, ariko ugasanga serivisi utanga ntabwo bihwanye niyo nashakaga, ariko bitewe n'uburyo wanyakiriye nazabona umuntu ushaka ya serivisi nkaba namwohereza iwawe. Icyo ngicyo rero ijambo ukoresha cyangwa se amagambo ukoresha mu kwakira abantu, naho waba wamwicaje ahantu, aho wamwicaza hose, nimba akwakiriye utanga serivisi runaka, ushobora kumwicaza ku zuba ukaba wanamuha serivisi nziza, ariko ibyo wamubwiye, ibintu wamubwiye, uko wamwakiriye, ushobora kuba yatinze ariko uko wamwakiriye, ibyo nabyo ni ibintu biguhesha amahirwe cyangwa se bikongerera amanota yo kuba wakora marketing idahenze. Kubwiza umuntu ikinyabupfura cyangwa se uburyo bwiza ntabwo bishyurwa, nta mafaranga uba utakaje, nta kindi gihe, ni ibintu biba bihendutse byoroshye wakora kugira ngo business yawe itere imbere bijyanye n'imenyekanisha bikorwa byawe. Kuba wakiriye umuntu rero nabyo ni uburyo bwiza bw'uko wakoramo imenyekanisha bikorwa ryawe bworoshye kandi buhendutse, kuko niba umuntu umwe yishimiye ibikorwa byawe, niba uzakubera umurefera, azaguhereza abarefera, azagenda akuzanira abandi bantu baza muri business yawe bitewe n'uko wamwakiriye. Nimba ukeneye kugura telefone, utavuga ati telefone nziza wayikora hariya, telefone imeze gutya wayikora hariya, serivisi runaka wayikora kuri uriya muntu akora neza, uriya muntu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo nabyo ijambo ry'umunwa wawe, uko wakira abantu, uko usubiza abantu, uko basuhuza, uko ujya kubwira ibiciro umusubiza, uko hari icyo mudahuriyeho ubyitwaramo, ibyo ngibyo nabyo biri mu buryo bukurura umukiriya. Urugero nk'aha natanga, nimba ucuruza ibikoresho by'ubwiza cyangwa se imyambaro, cyane ibintu by'umwambaro, nijya kugurisha umuntu ugomba kumwereka ukuntu se nimba washyizemo umwenda runaka ariko waberewe, n'amagambo urasa neza, uraberewe, akaniwe karemewe, bino biragenza gutya. Niba ari igitsina gakobwa ati niwambara kano noneho nugera mu muhanda inkumi zose zirarangara, nimba uri umukobwa ati aka kantu kambaye noneho
veriti izagongana, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo kumuryoshya. Ibyo bintu ujya n'umubwira akaba ari nubwo wumva ko nta gaciro bifite, ariko ayo magambo niyo amusembura cyangwa se akamwica mu mutwe, akaba yakugurira, atanakugurira akaba yazaguriza umukiriya mu gihe kizaza. Ibyo ngibyo nabyo rero ni ukubyitaho. Twabaye ingingo ya mbere ko ari ukumenya se ni bande nshaka gukora marketing, kabiri gukoresha imbuga nkoranyambaga, gatatu tugeze gukoresha cyangwa se ijambo ry'umunwa wawe. Reka tugere ku ngingo ya kane nayo ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kwitaho mu gihe ushaka gukora marketing mu buryo bworoshye kandi butanga umusaruro. Ikindi kintu rero ugomba kwibandaho niba ushaka gukora imenyekanishabikorwa ryawe cyangwa se marketing yoroshye kandi ihendutse, serivisi inoze. Serivisi inoze rero wumvamo iki? Serivisi inoze cyangwa se iyo twita customer care, uko wakira abakiriya. Mbere tuba twabonye ku ngingo ya gatatu mu ijambo ry'umunwa wawe, tubona ko gushimisha umukiriya umwe bingana no kwamamaza ku bakiriya 10. Na hano rero muri serivisi dutanga, muri ino ngingo ya kane kuri serivisi inoze, uko wakira abantu, uko bavugisha, ndetse yewe no kubaha serivisi mwumvikanye ku gihe. Urugero hano tugenda nimba uri umufotogarafa ukaba wagiye gufotorera umuntu mu bukwe, ukavuga ati cyangwa se muri barishusha cyangwa se mu kindi kirori runaka, ukavuga ati aya mafoto nyashaka uyu munsi bitewe n'ikintu ugiye kuyakoresha. Ukaba wenda wamukoreye serivisi neza, wamuganirije neza, mwabikoze neza, ariko deadline ntuyubahirize. Cyagiye yaguhaye kuba wamushyirije project yiwe ntuyimuhe. Ibyo ngibyo ni ibintu nabyo bishobora kugira ute kukwicira isoko. Niba uri umudozi, cyane cyane abadozi, ukabona kumubwira ati iri koti ryanjye nzarikoresha ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani. Ahamubwira ati kubera ko nzarikoresha ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani, byibuze ndarishaka ku itariki 10 byibuze z'ukwezi kwa munani nzabe naribonye. Ukarimuhereza, mukabyumvikana, akakwishyura buri kimwe cyose ukagikora, ariko ukazasanga icya koti cyangwa se cya kintu kiwe, cya koti ryewe wamudodeye urimuhaye ku itariki, ageze ku itariki 10 ararikubaje ntaryo ubonye, urimuhaye na ku itariki 13. Nibyo yego, ntabwo wagize ku itariki 14, ariko urimuhaye ku itariki 13. Ibi ngibi bimuha biba byaramushyizeho pressure. Nimba yaravuze ko ku itariki 10 ibintu byose bizaba biri ku murongo, yabonye rya koti ukaba ugeze ku itariki 13, icyo gihe yamaze kugutakariza icyizere, agiye no gushaka izindi plan cyangwa se izindi wabushe, icyo gihe wamuteye stress. Hari igihe noneho yewe yaba noneho harimo n'abandi rero bagera icyo gihe ntanaribona. Ibyo rero ni ibintu bigenda bikwicira akazi, bigatuma utamamara cyangwa se isoko ryawe rigabanuka. Abantu marketing bagakwiye kuba uri kwikorera wowe ubwawe, navuga iri inactive, iri mu buryo bumwe inactive, financially inactive, ariko mu buryo productive iri active. Financially inactive, productive it's active. Ntabwo washoyemo ariko birimo biratanga umusaruro. Niba wankoreye neza ku gihe, igihe twahanye ukaba wamereje product yanjye nkaba nayiboneye ku gihe, icyo gihe uzavuga ngo nanjye nzahita ati uriya muntu ibyo mwumvikanye n'ibyo akora. Icyo ni ikintu ugomba kwibandaho. Niba wumviye ngo nkorera ikintu gutya akora ko ngishaka, buri kintu muzajya mwitondera. Uzajya kubwira muri serivisi inoze, umukiriya hari igihe aza, cyane cyane mu bashaka kugura imyambaro no mu zindi serivisi runaka, ahabwira ati ngenda ashaka ubinkorere gutya. Ushobora kubona yego wenda atari byiza ko ubikora gutyo, ukabimuganirizaho, ariko nyirizina umukiriya nimba ashaka ko ubikora gutya, ukajya umubwira ngo oya jya ubikora uko umukiriya abishaka. Mu gihe ushobora kuba wenda hari ibintu runaka umuntu yakubwira bitewe n'ubumenyi bifiteho, ukabona ko icyo kintu ugiye kumukorera kitari cyo. Ariko nimba ubona kitari cyo, mubwira impamvu atari cyo nk'umutekinisiye cyangwa se nk'umuntu yizeye muri iyo gahunda, nakubwira ko ariko abishaka. N'igihe ikindi urenzaho umukore umukiriya umukorera icyo ashaka, kuko burya umukiriya icyo ashaka ni icyo umukorera, ni icyo umuhereza, as long as niyo yewe wowe ubwawe wumva ko ibyo bintu atari byo byiza, ariko uko abishaka ni kubimuhereza. Niba product cyangwa se ushaka number 1 nimero ya mbere, hari nk'ikosa rijya riba, ukaba wajya mu isoko ukabwira umuntu ngo ngenda ashaka mfite bije y'ibihumbi 60, ndashaka impimugura 2 y'inkweto. Aho kugira ngo umuhereze inkweto nziza, wowe ukagenda ukirebera, kubera ko umaze kumva amafaranga, ukagenda ukareba ibintu biciriritse ukamushukisha ngo ni bya 60. Ibyo ngibyo rero ni wowe uri kwicira isoko. Za nkweto nazambaye cyangwa se icyo kintu nagikoresha ntikize kugira ntikibe gifite garanti, nta wundi mukiriya azagwa, ndetse nawe ntabwo azagaruka iwawe. Icyo gihe uzaba uhombye kabiri, ntabwo akubereye umukiriya uhoraho, nta n'undi muntu azaguhereza. Ibi ngibi rero nabyo mu gihe ushaka ko business yawe itera imbere cyangwa se imenyekanisha ibikorwa ryawe rigera kure, utibita gusabye ingengo y'imari nini cyangwa se gushyiramo imbaraga nyinshi, ni uburyo buri inactive, nakwitabira inactive financial, ariko bukora butanga umusaruro. Iki kintu cya serivisi inoze nacyo rero wajya agaciro cyangwa se wakitaho mu buryo bwo kuvuga ngo
bizinesi yawe yakamamara mu buryo bworoshye kandi buhendutse. Ibi bintu rero nabyo ni ukubyitaho uko watanze serivisi cyangwa se customer care, uko wakira abantu bawe, hakaba promotion ugenda ubahereza n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo. Niba umukiriya yaje kukugurira akagura ikintu kimwe ukamwongeza ikindi, ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda bikurura attention y'abakiriya ndetse bituma bumva banakwishimiye, bakishimira business yawe. Ubwo ni uburyo wikorera wiyicariye, bidasabye kujya ku mateleviziyo, ku maradiyo cyangwa se mu bandi mu bundi buryo bwo kwamamaza. Akaba ari ibintu ukora wowe ubwawe bikaba byakubyarira umusaruro muri business yawe. Ikindi kintu se cyangwa wakibandaho, ingingo ya 5, tuba twavuze ko turi burebe hamwe ingingo 5. Hari n'ibindi byinshi ariko byose twatoranyije ingingo 5. Twabonye ko icya mbere kubanza kumenya ese ni bande gukora marketing, icya kabiri twabanje kumenya gukoresha imbuga nkoranyambaga, icya gatatu ijambo ry'umunwa wawe, kane gutanga serivisi inoze. Icya 5 nicyo cya nyuma. Wamaze kureba ibyo byose, ikindi kintu ugomba kwibandaho ni ibikoresho byo kwamamaza cyangwa se ibyo ukoresha mu kwamamaza cyangwa se mu gukora imenyekanisha ibikorwa byawe. Uburyo bwo kuba wakoresha flyers, banners, ibikoresho materials. Tugenda urabona nk'iyi ni banner, iyi pull up banner yacu, urugero ino t-shirt urabona iramamaza, natwe t-shirt yamamaza. Nawe ushobora kuba wakoresha flyers, wakoresha business cards, wakoresha banners, utuntu nk'utwo ngutwo ugenda utanga. Ushobora gukoresha uduflyers two mu ntoki, ushobora kuba wahereza umuntu ukora serivisi yawe, umukiriya ukugannye ukakamuha kagacyuriwe mu rugo, yageze mu rugo n'umwana ashobora kugasoma cyangwa se akaba yanagashijwe n'umuntu yaza mu rugo, cyangwa se niba afite na office nawe n'umuntu yaza muri office ye akakabona. Ugiye gukoresha branding, gukoresha banners, gukoresha flyers, gukoresha t-shirt, icyo ni ikindi kintu wakoresha mu bikoresho byo kwamamaza. Ikindi gukoresha social media tuba twabibonye, gukoresha WhatsApp status, Facebook story, Instagram, video, Reels, gukoresha YouTube promotions. Ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo ni ibintu by'ibikoresho wakoresha mu kwamamaza wakibandaho. Ikindi kintu kuri social media wakibandaho, gukorana n'abandi, cyo twita collaboration. Ushobora kuba njye mfite followers 300, ufite followers 500 kuri Instagram, tugakorana collaboration, ugapostinga ibintu byawe, 300 bakabanje bakabibona na 200 bakabibona, tusomwe twabonye na 500. Ni byiza rero iyo ukoresha social media cyangwa se mu bikoresho byo kwamamaza ukorana n'abandi, twita collaboration. Wenda nkagushyira kuri status yanjye, hari abantu bari status yanjye batareba iyawe, nabo bakabona bya bintu. Nkagushyira kuri Instagram yanjye, mfite followers batandukanye n'abawe. Ibyo ngibyo byose ni byadufasha mu kuzamura business yacu. Ikindi wakibandaho, jya ubikora buri munsi. Nimba ari gupostinga kuri status, jya ubikora buri munsi igihe gihoraho, regularly. Bikore regularly. Niba ari gupostinga kuva mu gitondo bose saa 2 ngashyiraho saa 4 saa 5, ntufate ibintu byinshi ngo ubirundire cyane kuri status. Mufashe amafoto 11 ukayashyiraho. Tuvugana njye nimba mfite abantu 100 ndebera status, nimba bishyizeho saa 2 ndaza kugenda mbona abakudetinze bashyashya, kuza kugera kuri cyane bya saa 2 si sawa. Nimba ufite ibintu bishobora gushyira kuri status nabyo bikore regularly, ariko ushyiramo interval y'igihe. Nimba ari saa 2 ushyiraho saa 2, saa 4 zo gushyira, kugira ngo ugende wakudetinga, ujye uhora on the top y'abantu runaka. Ikindi inama nakugira kubikora buri munsi, no kubikora buri gihe. Ikindi uziye wibaza ati se uyu munsi ni gute abantu 10 bashyashya bamenya business yanjye? Nimba nashyize kuri WhatsApp status abonye abantu 10, ni gute ejo nazabona abandi bantu 10? Urwo ni urugero wenda rw'abantu bamenya business yanjye nkora. Ibyo bintu byose uzagenda ubyitaho, uzabona ko ari ibintu byoroshye bihendutse wakifashisha mu kwamamaza business yawe kandi bitagutwaye amafaranga menshi. Ikindi kintu wakora cyangwa igikoresho cyo gukora ni ugutanga sample y'igicuruzwa kimwe ku bantu bake. Tuvugana nimba wakoze ifu y'igikoma runaka, iyo fu y'igikoma yamubona ku supermarket n'ahandi, bakabanza gutanga yafu ku bantu bake, bakabanza bakayikwirakwiza. Nimba yamaye ari product nshyashya, akabanza akayitestinga, akumvira aricyo cyangwa se iranoze, icyo gihe niyo ugaruka kuyigura, ni nawe ubwira abandi bantu haje ikindi kintu gikora gutya kimeze gutya. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu nabyo byagufasha gukora marketing mu buryo bworoshye. Ugafata sample nimba ari igicuruzwa runaka, ukagereza abantu bake ubona bafite audience cyangwa se bagikwirakwiza ahantu, kikabasha kumenyekana ku buntu, ukakibera ku buntu turavangura, cyangwa se ukakibera kuri discount ku mafaranga make cyane, kugira ngo kibanze kigire ute gikwirakwira ahantu henshi. Nimba utanga serivisi ari ubuyambere cyo kuri serivisi ahantu runaka, ukabanza ukemera ukabanura ibiciro kugira ngo ubanze ugire ute ubona abakiriya bakugana. Izo rero ni ingingo 5 wakifashisha mu gukora imenyekanisha bikorwa rya business yawe,
byoroshye bihendutse kandi bitanga umusaruro. Ndagushimira rero twabonye n'iki kiganiro, nimba ari ubwa mbere badukurikiye nkifuza gukora ku subscribe kuri YouTube channel yacu ya click1.com. Iyi ni business yanjye TV show, aho ikiganiro kigamije guteza imbere business, tugenda dusura business zitandukanye, tugenda tukugezaho inama za gufasha kuzamura business yawe. Burya iterambere rya business riterwa cyangwa se rishingira kuko yamenyekanye, cyangwa se kuko ibikorwa byawe ukora. Iterambere ry'ibikorwa ryawe rishingira kumenyekanisha ibikorwa ukoresha. Niba utamenyekanisha ibikorwa ukora, ntabwo babibona ababigana nyine. So rero marketing cyangwa se imenyekanisha bikorwa ni ikintu cy'ibanze muri business yawe. Witinya uvuga ngo usanga amafaranga menshi, hera kuri ibyo bito ufite, ugende gake gake utera imbere ufashishije ibintu bitandukanye. Click Rwanda irahari bigufasha kwamamaza business yawe mu buryo buhendutse kandi buciriritse, ndetse no kugeza ku rwego rwo hejuru gake gake. Kugenda utangira niko bigenda biza. Murakoze.